Mutsinzi Anje Jimmy Amavubi. Mutsinzi Anje Jimmy Kwizera Georgia azamura umupira ushyira ku mutwe w'umuntu neza aravuga ati ndagupresizaho ariko uyu muntu yize umupira aba yarawize numbamarira cyane zamura umupira imoso avec précision. Kwizera Georgia sura ekipe ya Rhode Island FC kufura Amavubi yari imbere mu ruhande rw'iburyo arayikaraga muri imoso yasize ikimuri tereka umutwe mwiza cyane mwana mu by'Imana witwa Mutsinzi Anje Jimmy. Iwaba uvuze Anje ntibamumenya ariko uvuze Jimmy bahita bamenya uwo ari we kuko baramuzi. Gonga umutwe mwiza cyane cyo kubicyanyuma mu itsinda cyo cyari kimbabaje. Wenda bya qualification nabyo turaba tubivuga ukuntu ariko kuba uwanyuma mu itsinda ntabwo byari bitubereye kabisa. Serbia yatayemo kimwe ko urabona ukuntu bahita bazana urutonde hari urutonde ubu twaba tugize 6 dufite 6 match irangiye gutya tumaze tugishyiriyemo rimwe. Osimhen yahise yambara nta gahunda kujyamo yari afite avuga batambara sha turebe ko izi ntore z'abanyarwanda turebe ko zitumereye nabi ziri mu ngamba ati ntawamenya ntawusuzugura ubwo rero navugaga ni nk'ubu nko kuwa 92 bongeyeho nk'ibiri tukakinagamo itripoli libena yitigishyiramo wese Amavubi yagiye muri kan ejo baduha konje ni ukuri kw'Imana twahita tubyandika kuri za X dusaba ko ubuyobozi bukuru bw'igihugu nako ni perezida wa repubulika twabisaba ko baduha konje abanyarwanda bakishimira gusubira muri kan nyuma y'imyaka 20 myinshi pe muri Malawi ni Lazarus Chakwera ntiyagiye muri mucaka n'abaturage babonye tiki Denga Amavubi barizamukirana none Amavubi baragishoko. Attention Mangwende go Nshuti no sajanyoye terekamo ndani Amavubi inshuti inosa ati I belong to Jesus. Araza afata umupira aravuga ati genda uwa Yesu yarabimbwiye ko nzakora ibintu bikomeye cyane ariya zamukana umupira na cyane ariya bawuterekamo neza cyane mbega igitego cyiza. Amavubi 2 Nigeria 1 nyamara Amavubi ava inyuma akishyura igitego bari batsinzwe akongera agaterekamo n'ikindi cya kabiri akazi gakomeye cyane gakozwe na Emmanuel Manishimwe Mangwende. Hindura umupira mu ruhande rw'ibumoso defenseur wa Nigeria baramangamanga. Nshuti Innocent ouverture de pied afungura ikirenge amiminurira mu izamu neza cyane kabisa. Zamu maduka kwe ntiyamenye ko bigenza arakumbagurika mu izamu. Kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi 2 Nigeria 1. Amaso yose nyemese nyerekeza Tripoli. Libya wadutabaye. Amaso yose nyerekeza Tripoli. Tripoli International Stadium. Yo muri AFCON nyine banareba imikino yabahuje sha. Imikino yaduhuje nigiye kudukora. Erego ngo tugize 8 na bafite 8. Benin. Ben. Ariko yadutsinze 2. Benin.
Benin yadutsinze ibitego byinshi, nabone dutsinze ntacyo byamara, dutsinze ntacyo byamara bo bakanganya, keretse Libya yijikanagamo kamwe gusa kandi gishyiramo nakuye ngo Libya iraza kugishyiramo ku minota 92 bageza kwa 76 aracyari kare. Mu minota ya Dar es Salaam, ya minota ya raha na kadharaka baraza kumenamo. Amavubi nta defanda ariko dore Victor Osimhen arinjiye. Libya ngiye ndumva rwose iza kubikora, ahubwo wa mugani twebwe ibi bitego turishoboka ko dukomeza kubidefanda rwose, tubidefanze bikarangira kuriya Benin bagahita binagamo igitego, yahita isigarana amanota 7. ariko sha umwaka twahuye nawo ejo bundi kuri Libya ya match n'ubu ndacyayiro abanyarwanda sinakana posti narama ngo twarabibonye ngora twijeje ko mu minota 3 tubona igitego cyiza, naho nabonaga icy'abandi cyo kanyama kabisa. Salama vuba cyane neza cyane, tambaza agapira umupira kwa Mangwenda mu kiranye umurongo, bien joué, control, subiza inyuma. Nigeria nayo ngo batosimiye nijyamo watake pira Mborenga asubiza inyuma kwa Mutsinzi wanje Jimmy, umupira kwa Buhake muzamu atera umupira muremure, attention gonga ku mutwe, umupira kwa Samuel Gele tamukinira nabi cyane, ikinyana Nigeria kiramuteruye kiradunda kikubita hasi, teze umugongo umwana yagiye mu kirere kiramuhirimbuye. Mwana aravuga ati umugabo n'urwa hehe ko kirangije. Frank Onyeka Nigeria ku nsenda zabo na za Jorof barakomeye n'amasara bwayo, muragongana ibishira bikagira ngo barakurasha. Coach Govan Peter aravuga ati ibi ni ibiki? Samuel Golet uvuga ati iki kigabo kirahanyishe ariko agakapu ka emergency kit kahageze ari abaganga bavuga batereka tureko bimeze. Tripoli ubusa ku busa, minota 78 Libya na Benin, ariko ndabona Benin bari kuyiha amakarita menshi cyane y'umuhondo, shobora kubisumbirijwe bikomeye cyane. Kiramwishe Frank Onyeka. Hanyuma yana amasaha meza cyane kabisa yuko utsindira ibihembo bitandukanye hamwe na ikubire hari kabisa, ni umutingito w'ibihembo yakuzaniye, umutingito w'ibihembo byinshi cyane, ibihembo bitagira ingano, n'ugana akanyenyeri 562 urwego, akanyenyeri gafata umenyegwa akanyenyeri kumugisha ukamenye ukina tuvuga ati intsinzi y'Amavubi ni digesting shakse intsinzi wumva itarimo iragukora ku mutima kuko gifite ibindi utegereje. Iyi ntsinzi ubundi ntibaho, gutsinda Nigeria iki gihugu byonyine byagakwiriye kuba ari fete au village, ariko ari intsinzi nyine iri sterile taradu, ntabwo irimo iradushimasha. Turebe reka turebe, ariko ntabwo tunabanze tunareba iminota ni myinshi. Atasacha kompira imbere zo Osimhen arashaka gushoto kona ikipe y'u Nigeria, bavuga bati ntabwo twabyemera gutsindirwa mu rugo. Victor Osimhen yamitwe bayidefande mwo kabyara agiye kwitera rero kona Chukwueze Samuel azamura amaboko ariya, horime attention ikorogo gonga n'umutwe neza cyane, ariko umupira barawirengereza aba Nigeria no gutereka imbere zo mu Rwanda. Minota 80 u Rwanda 2 Nigeria kimwe, arabiri minota 10 urwenda ikuze. Kanda akanyenyeri 562 urwego ube mu banyamahirwe bagoma gutsinda.